hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office. Mu Rwanda rwo hambere habaye imigwi itandukanye y'ingabo kandi yubatse amateka yo ku rwego ruhambaye. Washaka kujya mu mutwe w'ingabo yakurikiraga inzira abakurambere banyuzemo kuko yagombaga kuba mu mutwe se n'abasekuru bahozemo. Y'ingingo tuganiraho ni ikiganiro mutegurirwa nk'uko bisanzwe nanjye Tuyishime Jado Office. Kugeza ubu imitwe y'ingabo yamenyekanye mu Rwanda yabayeho ni 88 yose yagiye ishingwa n'abami batandukanye bayoboye u Rwanda. Nkuko tubisanga mu gitabo Inganje Karinga, umwami yashingaga umutwe wa mbere mu gihe cy'urwimo rwe. Icyo gihe yasabaga abatwari n'abagaragu bakuru b'ibwami bakamuzana urubyiruko rwabaga rutarajya mu mitwe isanzweho akarwegeranya akaruha izina rishya abatoza ndetse n'abatwari. Umutwe w'ingabo wabaga ugizwe n'amatorero twageranya nka kompanyi cyangwa se kampani. Ayo matorero yashoboraga kurengana. Izina bahabwaga n'umwami ni naryo ryarangaga itorero rya mbere rikaba ni naryo zina rizaranga umutwe wose. Uko imyaka yagendaga yicuma rero niko andi matorero nayo yagendaga atoranywa akihuza na rimwe rya mbere ryatangije umutwe w'ingabo. Buri torero ryagombaga kugira izina ryaryo ritandukanye n'iry'itorero rya mbere. Ayo mazina y'amatorero ariko yashoboraga guhinduka uko ibihe byagendaga biha ibindi. Ibyo bisobanuye ko kugira ngo uve mu mutwe w'ingabo abasokuru bayo babarizwagamo byasabaga kuba umwami yaragutoye mu mutwe mushya yabaga agiye kurema. Mu buzima bwe umwami yashoboraga gushinga andi matorero akaza yiyongera kuryo yashinze imbere akimara kwima. Icyo gihe nabwo yashoboraga gufata ingabo zabaga zisangwe mu yindi mitwe akazihuriza hamwe zikari mu mutwe mushya bityo n'imiryango yazo ikimukana nazo. Itorero ryashoboraga kugira ingabo zigera ku 150 ariko hari n'amatorero akomeye yashoboraga kurenza uwo mubare. Umwami kandi yashoboraga guha umutwe runaka uburenganzira bwo gutangiza umutwe w'ingabo akenshi bitewe n'inshingano yabaga ashaka kuwuha. Umwanditsi Nsanzabera Jean de Dieu mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda agaragaza ko inshingano za mbere z'imitwe y'ingabo kwari ukurinda inkiko z'igihugu no kucyagura. Ngo nta kandi kazi habari mu mitwe y'ingabo bari bashinzwe usibye kurwanira igihugu igihe cyose bibaye ngombwa. Ibisigaye umutwe w'ingabo wasabwaga byakorwaga nabo mu miryango yabo. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe akadomo.com, umushakashatsi mu nteko y'umuco Dr Maurice Mugabo wa Gahundi avuga ko ingabo zashoboraga kugira izindi nshingano ariko nazo zifite aho zihuriye n'umutekano. Yabisobanuye agira ati: mu zindi nshingano twavuga harimo nko kurinda ingoma ngabe ibwami, kurinda imisezero y'abami, kurinda umugabekazi ndetse hari n'indi mitwe yari ishinzwe kurinda imigendekere myiza y'imwe mu mihango ikomeye mu gihugu nk'umuganura. Anavuga kandi ko imitwe y'ingabo yabangikanaga n'imitwe y'inka kuko inka nazo zatungaga ingabo igihe cy'urugamba cyangwa se cy'urugerero. Mu gitabo cy'umwanditsi witwa Louis Dorakije yise Rwanda ancien et moderne yanditse mu mwaka wa 1959 avuga ko mu ntangiriro ingabo zatumwaga hari uko umwami ari gutegura igitero hanze y'u Rwanda cyangwa se ari uko igihugu cyatewe n'umwanzi, ubundi ubusanzwe ingabo zikaba zariberaga mu miryango yazo. Ngo umwami w'u Rwanda kiri mu wa kabiri Rujugira niyo watangije urugerero, atanga itegeko ko ingabo zagomba kuguma hamwe mu rugerero hafi y'inkiko z'igihugu. Urugerero twageranya n'ikigo cya gisirikare rwabaga ari urugo runini cyane. Imbere muri rwo ingabo zikubakamo inzu zo kubamo, twabigiranya n'amahema cyangwa se inzu zisanzwe. Ni nkuko hirya no hino ku isi ingabo ziba mu bigo bya gisirikare zikubakamo amahema cyangwa se inzu zisanzwe. Icyo gihe rero amatorero yajyaga ibihe cyangwa se agakoranwa mu gukora amarondo kugira ngo hataba hagira umwanzi ubinjirana batunguye. Mu gihe babaga batewe ingabo zakubitaga umurishyo wihariye. Ingabo zavuzaga ingoma ku buryo budasanzwe zikoresheje umurishyo wihariye, bityo rubanda rwose rukamenya ko igihugu cyatewe rukegura intwaro rukajya gutabara. Kiri mu wa kabiri Rujugira kandi azwiho cyane imvugo yagiraga iti u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ni nawe washinze menshi mu matorero dore ko ku ngoma ye havutse amatorero yageraga kuri 13. Mu Rwanda rwo hambere kandi ngo habagaho umutwe kabuhariwe wabaga ushinzwe kurinda umwami. Mu Rwanda rwo hambere kandi nubwo habagaho imitwe y'ingabo myinshi, umwami yagiraga umwihariko ndetse akagira umutwe umwe wonyine ufite inshingano zo kumurinda nk'uko bigenda ku bayobozi bakuru b'ibihugu muri iki gihe. Umwami nawe yagiraga umutwe yabaga yaratorewe mu gihe cy'ubusore bwe. Uwo mutwe ni nawe wakuraga ukaza guhabwa inshingano zo kumurinda.
uwo mutwe wabaga ugizwe n'ingabo zatojwe byisumbuye bitewe n'inshingano zabaga ziwutegereje zo kurwanira umwami mu bihe bidasanzwe by'urugamba. Iyo umwami yatangaga, uwo mutwe wahindukaga umutwe usanzwe, bityo umwami mushya nawe akimana umutwe we mushya. Uwo mutwe wagombaga kujyana n'umwami aho agiye hose mu gihugu, ukarinda ingo ze ndetse n'abandi bantu be ba hafi. Imwumva amazina y'imitwe y'ingabo yabayeho yagiye irinda abami b'u Rwanda. Habayeho umutwe witwaga ababarabiri. Hari n'abavuga ko ari ababarabiri kuko ari ururimi rw'ikinyarwanda cya kera abenshi bazi ku izina ry'urunyakirima. Abo nibo barindaga umwami witwaga Kirima wa mbere Rugwe. Hagendeye ku nyandiko za Musenyeri Alexis Kagame n'abandi bagiye bandika amateka y'u Rwanda, bavuga ko yaba yaratwaye u Rwanda hagati y'umwaka w'1345 n'1378. Amateka amwe avuga ko uwo mutwe waba warazimiye ku ngoma y'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare ubwo uwo mwami yicirwaga irubi rw'inyundo yishwe n'abanyabungu. Abandi bakavuga ko ahubwo abarokotse icyo gihe baje guhuzwa n'indi mitwe bagahanga umutwe mushya. Habayeho undi mutwe witwaga ibidafungura. Uwo mutwe niwe warindaga umwami Kigeli wa mbere Mukobanya. Umwami watwaye u Rwanda hagati y'umwaka w'1378 n'1111. Abari bawugize bazwiho kuba barindwanye zikomeye, ariko uwo mutwe nawe waje kuzima ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare. Habayeho umutwe witwaga Amatanangabo. Uwo niwo mutwe warindaga umwami Yuhi wa kabiri Gahima waba waratwaye u Rwanda hagati y'umwaka w'1444 n'1477. Uwo mutwe wategekwaga na mwene se witwaga Zuba, akaba mwene gitore cya Kigeli wa mbere Mukobanya. Abari bagize uwo mutwe bamenyekanye cyane nk'ingabo zari intwari, ngo bigaragaje cyane mu gitero bagabye kuri Cyubaka mwene Nyabikezi wari umwami w'umubari. Cyubaka uwo ngo yari atuye ahitwa Nyagasiza hafi yahubatse paruwasi ya Kiziguro muri iki gihe. Izo ngabo zaramwishe ndetse n'ingoma yitwaga Sera n'imfizi ye Rushya biranyagwa. Habayeho kandi imitwe yitwaga Inkindi, Ingata n'Abahunga. Izo ngabo zarindaga Ndahiro wa kabiri Cyamatare, umwami watwaye u Rwanda hagati y'umwaka w'1477 n'1510. Izo ngabo ntizabonye umwanya wo kwiyerekana no gukomera kuko abenshi mu bari bazigize banambye ku mwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare bapfana nawo irubi rw'inyundo. Ubu ni mu karere ka Ngororero. Habaye umutwe wamenyekanye cyane wiswe Ibisumizi. Uwo wari umutwe w'ingabo zarindaga Ruganzu wa kabiri Ndori, n'umwami watwaye u Rwanda hagati y'umwaka w'1510 n'1543. Umwami wanditse amateka menshi nyuma yo kugarura u Rwanda rwari rumaze imyaka irenga 10 mu maboko y'abanyamahanga. Uwo mutwe wamurindaga niwe wamenyekanye cyane mu gihugu kubera ubutwari wagaragaje. Wari ugizwe n'amatorero menshi. Itorero rya mbere rikaba ryaritwaga Ibisumizi, ari naryo ryakomotseho izina ry'uwo mutwe w'Ibisumizi. Amwe mu matorero yaragize uwo mutwe w'Ibisumizi harimo Imisambi, Abadakonja, Abakonja byuma, Insambuzi ndetse n'Abaganda. Igikomangoma Semugeshi yari nawe wasimbuye Seruganzu ku ngoma. We yari yaratuye mu itorero ryitwa Abaganda ryo muri uwo mutwe. Uwo mutwe ukaba warategekwaga na Muvunyi wa Karema, wanavuzwe kuba Karema karimajwe n'ibyuma. Ikindi cyamenyekanye kuri uwo mutwe w'Ibisumizi nuko nyuma y'ipfa ry'amarabira ry'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori wishwarashwe, abari bawugize hafi ya bose biyemeje kurasana bashirira hitwa mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange. Umwanditsi Bernard Rugan mu gitabo cye yise Histoire du Rwanda de la préhistoire à nos jours, nubwo atari we wabyanditse gusa, avuga ko izo ngabo zahisemo kurasana kuko zishinjaga kuba zitarabashije kurinda umwami zari zishinzwe kurinda, umubisha akazica mu ryahumye akabasha kumurasa. Ibisumizi ku bwabyo yumvaga kubaho bitari bikiri ngombwa mu gihe ho byari byarasezeranyije kurinda yaramaze kwicwa na biti bibisi. Mu barokotse ubwo bwicanyi harimo witwaga Mpande ya Rusanga, akaba ari nawe wazahuye uwo mutwe ku ngoma ya Mutara wa mbere Semugeshi. Mu yindi mitwe yabayeho yarishinzwe kurinda abami b'u Rwanda harimo Abaganda, Inkingi, Imitari, Intaremba, Ababito, Abatsinzi, Abadahindwa n'Ingangurarugo. Uretse kandi ingabo zarindaga umwami w'u Rwanda, habagaho n'umutwe warushinzwe kurinda umugabekazi. Urugero rwamenyekanye cyane n'urw'umutwe witwaga Impama Kwica warindaga umwamikazi Nyirakigeri wa kane mu Runkwere ku ngoma y'umuhungu we Kigeri wa kane Rwabugiri. Imitwe yose y'ingabo rero ikaba yaraje gukurwaho n'ubukoroni. Umutwe wa nyuma wabayeho mu buryo bwemewe n'uwitwaga Indengabaganizi. Ukaba ari nawo umutwe wonyine washinzwe n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Izindi nyandiko twifashishije kugira ngo tubagezeho aya mateka ni igitabo Inganji Karinga cyanditswe na Musenyeri Alexis Kagame, igitabo Inganji Rwanda cyanditswe na Simpenzwe Gaspard, n'igitabo cyitwa Un abrégé de l'itinéraire histoire du Rwanda cyanditswe na Musenyeri Alexis Kagame. Tubashimira cyane uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho. Nimukomeze mugubwe neza, mwari kumwe nanjye Tuyishime Jado Fils. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara Que z'urudaca. le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich... Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Fils.